Twige Ikinyarwanda. Kumenya gusoma ni ingenzi mu buzima, ntiwajijuka utazi gusoma. Iki ni ikiganiro Twiga Ikinyarwanda kigenewe abanyeshuri biga mu mwaka wa 2 w'amashuri abanza. Gikorwa n'ikigo gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda ku bufatanye na USAID Mumenye ku nkunga y'ikigo cy'abanyamerika gishinzwe iterambere mpuzamahanga USAID. Dusome kenshi tumenye byinshi, muhore muduha urubuga rwo gusoma, bizadufasha mu buzima. Mume urubuga nsome. Abanyeshuri bo mu mwaka wa 2 w'amashuri abanza ndabasuhuje. Mbahaye ikaze mu isomo ry'uyu munsi kuri radio. Muri kumwe n'umwarimu wanyu Daniel Nsengumuremyi. Murasabwa gutega amatwi mwitonze amabwiriza ndajya mbaha. Muriteguye? Muri abana beza? Reka dutangire. Banyeshuri, isomo ry'uyu munsi riribanda ku gusoma gakuru karimo igihekana abanyeshuri bize. Mukunda gusoma se namwe? Kugira ngo mubashe kuza gusoma ko gakuru neza, hari igihekane kiza kugarukamo kenshi, shaka ko tubanza gusubiramo. Ngaho nimukurikire. Igihekane kiza kuza kenshi mu gakuru kacu ni pya. Musubiremo hamwe nanjye. Pya. Ngaho nimukivuge mwenyine. Murakoze cyane. Hanyuma si igihekane pya, murumva cyaba kigizwe n'izihe nyuguti? Ngaho zibwira umuntu mukuru muri kumwe, cyangwa uzivuge mu ijwi riranguruye niba uri wenyine. Murakoze cyane. Igihekane pya kigizwe n'ingombajwi pa na ya. Reka mbahe ingero z'amagambo arimo igihekane pya. Gupyinagara, gupyonyoka, warupyisi n'ayandi. Ushobora noneho nawe gutekereza ingero z'amagambo arimo igihekane pya. Ayo magambo ashobora kuba amazina y'ibintu bisanzwe, mushobora no kubona iruhande rwanyu, amazina y'abantu cyangwa se amazina y'ahantu. Ngaho nimubwire umuntu muri kumwe amazina mwatekereje. Nizere ko buri wese yagerageje kubona ayo mazina, akayabwira umuntu bari kumwe, cyangwa akayavuga mu ijwi ryumvikana niba ari wenyine. Niba mwabikoze, ngaho nimwiha amashyi. Amwe mu magambo mushobora kuba mwabonye arimo igihekane pya harimo gupyatura, gapyisi, gupyinagaza n'ayandi. Twige Ikinyarwanda. Babyeyi, isomo ry'uyu munsi riribanda ku gakuru umunyeshuri yisomera. Uyu munsi abanyeshuri baraza gukora umwitozo wo gusoma gakuru kari mu bitabo byabo. Niba umwana adafite igitabo cy'Ikinyarwanda mu rugo, wagisanga kuri murandasi ku rubuga rwa REB rwitwa e-learning.reb.rw. Muraza rero kurambura ku rupapuro rw'192 tujyane. Niba kandi utabasha kubona igitabo, ntugire ikibazo, urakomeza gufasha umwana gukurikira isomo. Reka twumve aka karirimbo mu gihe mwitegura. Ujuza twikinire, ntabwo wibujijwe, wenda
Uyu munsi turasoma inkuru yitwa Warupyisi muri Nyungwe. Ku bafite ibitabo byanyu by'Ikinyarwanda, murambure ku rupapuro rw'192 kugira ngo tuze kujyana. Ku badafite ibitabo namwe, muze gukurikira neza uko nsoma kugira ngo bize kubafasha gusubiza ibibazo byo kumva umwandiko. Mwese mwarambuye ku rupapuro rw'192. Nk'uko nabibabwiye, uyu munsi turasoma inkuru yitwa Warupyisi muri Nyungwe. Dusubiremo twese. Warupyisi muri Nyungwe. Ni byiza cyane. Ngaho mwese nimurebe iyo shusho iri munsi y'umutwe w'inkuru yacu, Warupyisi muri Nyungwe. Murahabona iki? Reka mfashe abadafite ibitabo gusobanukirwa n'ibiri kuri iyo shusho. Nje ndahabona umugabo wari utwaye imodoka asohoka ajya gukubita inyamaswa. Bigaragare ko ariyo yamuteye. Siko se namwe abafite ibitabo mwabibonye? None se mugendeye ku mutwe w'inkuru yacu, Warupyisi muri Nyungwe, niyo shusho tumaze kuvuga iri mu nkuru, muratekereza ko inkuru yacu iza kuvuga kuki? Ngaho bwira umuntu muri kumwe icyo utekereza inkuru yacu iza kuvugaho, cyangwa ubivuge mu ijwi riranguruye niba nta wundi muntu muri kumwe. Ni byiza cyane. Ntimuze rero kwibagirwa ibyo mwatekereje, kuko turaza kureba niba koko uko mwabitekereje ariko bimeze mu nkuru yacu nyuma yo gusoma. Reka rero mbanze mbaha akanya k'iminota 3, mubanze musome inkuru yose. Mugerageze kuyisoma neza mu ijwi rituje, hanyuma nanjye ndaza gukurikiraho murangije. Uko musoma, mugende munyuza urutoki munsi ya buri jambo muri gusoma kugira ngo bibafashe gusoma neza. Ngaho nimutangire. Mwibuke kandi ko inkuru yacu iri ku rupapuro rw'192. Nzakunda gusoma mbiha umwanya uhagije, kandi iyo ukunda gusoma ufata neza ibitabo. Ababyeyi bamfashe, mwarimu nawe wamfashe, inkuru nziza mudusomera zidukundisha gusoma, kandi iyo dusoma niko twunguka ubumenyi. Ngaho nimuduhe urubuga rwo gusoma, nimuduhe urubuga rwo gusoma. Bana tujye dukunda gusoma, nge buri munsi mfata iminota 15 nkasoma ibitabo. Abana bazi gusoma neza nibo batsinda amasomo neza. Ni mu rubuga nsome, mu rubuga nsome, mu rubuga nsome, mu rubuga nsome, ni mu rubuga nsome, mu rubuga nsome, mu rubuga nsome, mu rubuga nsome. Nsomera ku ishuri ndetse n'iwacu ndasoma, ibitabo byanjye bifata neza uko bikwiye, kandi nsinda andi masomo kuko nzi gusoma. Ababyeyi banjye barezi namwe bayobozi, muzirikane inshingano zanyu zo kudufasha kumenya gusoma. Aheza h'ejo hacu tuzahakesha gusoma. Bana tujye dukunda gusoma, nge buri munsi mfata iminota 15 nkasoma ibitabo. Abana bazi gusoma neza nibo batsinda amasomo neza. Ni mu rubuga nsome, mu rubuga nsome, mu rubuga nsome, mu rubuga nsome, ni mu rubuga nsome, mu rubuga nsome, mu rubuga nsome, mu rubuga nsome. Bayobozi nimufasha abana kuzagera ku bushorishori bw'ubushobozi bifitemo. Iyo umwana ashobora gusoma burya ashobora no kwiga,
kandi yashobora kwiga agirira igihugu akamaro. Uko abana benshi bamenya gusoma niko ubukungu bw'igihugu bwiyongera. U Rwanda rukeneye abaturage bajijutse kugira ngo tugire iterambere ryihuse kandi rirambye. Twigisha abana gusoma. Mubyeyi igisha umwana gusoma, toza umwana gusoma. Bana tujye dukunda gusoma, je buri munsi mfata iminota 15 nasoma ibitabo. Abana bazi gusoma neza nibo batsinda amasomo neza. Ni mu rubuga nsome, 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 mu rubuga nsome. ninjye ugiye gukurikiraho gusoma. Mu gihe ndaba nsoma hari ibyo nza kwitaho. Ndajya nsoma buri jambo neza uko ryanditse, ndajya nkurikiranya neza amagambo agize interuro kugira ngo yumvikane neza. Ndajya kandi nsoma nihuta naruhuka aho biri ngombwa, ndetse nkoresha n'amarangamutima bitewe n'ibyo nsomye. Ngaho nimukurikira uko nsoma kugira ngo namwe muze gusoma neza nk'uko nabikoze. Biraza no kubafasha gusobanukirwa uko amwe mu magambo yagendaga bagora asomwa igihe mwasomaga. Warupyisi muri Nyungwe. Gapyisi yari afite urugendo mu karere ka Rusizi. Abyuka yipyipyinyura, yambara inkweto vuba aragenda. Ageze muri Nyungwe asanga Warupyisi yahagaze mu muhanda. Gapyisi agira ubwoba arahagarara. Avuza amahoni ngo Warupyisi ive mu muhanda iranangira. Gapyisi ava mu modoka. Agiye kuyipyatura inkoni, yirukira hepfo. Yikubita hasi, iryamira icyuma cyari gihari kirapyinagara. Gapyisi arebye asanga Warupyisi ntiyapyotse, akomeza urugendo. Twige Ikinyarwanda. Abana, nizere ko buri wese yakurikiye uko nasomye. Reka nongere nsubiremo inshuro ya kabiri. Ku bafite ibitabo, nimureke tugendere hamwe dusoma, kandi mugende mutwara urutoki rwanyu kuri buri jambo nsoma. Abadafite ibitabo namwe mukomeze munkurikire uko nsoma kugira ngo namwe muzajye musoma neza mu gihe mufite ibyo musoma. Warupyisi muri Nyungwe. Gapyisi yari afite urugendo mu karere ka Rusizi. Abyuka yipyipyinyura, yambara inkweto vuba aragenda. Ageze muri Nyungwe asanga Warupyisi yahagaze mu muhanda. Gapyisi agira ubwoba arahagarara. Avuza amahoni ngo Warupyisi ive mu muhanda iranangira. Gapyisi ava mu modoka. Agiye kuyipyatura inkoni, yirukira hepfo. Yikubita hasi, iryamira icyuma cyari gihari kirapyinagara. Gapyisi arebye asanga Warupyisi ntiyapyotse, akomeza urugendo. Turimo gukurikira isomo ry'Ikinyarwanda rigenewe abanyeshuri biga mu mwaka wa 2. Abana, muri uyu mwandiko tumaze gusoma harimo amagambo nshaka ko dusobanura kugira ngo bize kudufasha twese kurushaho kumva umwandiko wacu. Ijambo rya mbere ni kuyipyatura. Reka nsubiremo. Kuyipyatura. Dusubiremo twese. Kuyipyatura. None se abana, muzi icyo kuyipyatura bisobanura? Kuyipyatura bisobanura kuyikubita. Reka noneho nkoresha iri jambo kuyipyatura mu nteruro. Gapyisi yahuye n'impyisi ahitamo kuyipyatura. Abana, mushobora gukora indi nteruro irimo ijambo kuyipyatura. Ngaho nimuyikore, muyibwire umuntu mukuru muri kumwe. Murakoze cyane.
Nimukurikire twige ijambo rya kabiri. Ijambo rya kabiri ni kirapyinagara. Reka nsubiremo. Kirapyinagara. Dusubiremo twese. Kirapyinagara. None se abana, muzi icyo kirapyinagara bisobanura? Kirapyinagara ni kirahombana. Ngaho nimutega amatwi mbaho urugero rw'interuro irimo ijambo kirapyinagara. Yituye hasi igikombe yari afite kirapyinagara. Abanyeshuri, mushobora gukora indi nteruro irimo ijambo kirapyinagara. Ngaho nimuyikore muyibwire umuntu mukuru muri kumwe. Murakoze cyane. Ngaho nimufata akanya k'iminota 3 musome inkuru yose mu ijwi ryumvikana inshuro 2 kugira ngo bize kubafasha gusubiza ibibazo ku nkuru. Ngaho nimutangire. Niba wishimye nkanjye koma amashyi, niba wishimye nkanjye koma amashyi, niba wishimye nkanjye, niba wishimye nkanjye, niba wishimye nkanjye koma amashyi, niba urakaye kubita ikirenge hasi, niba urakaye kubita ikirenge hasi, niba urakaye nkanjye, niba urakaye nkanjye, niba urakaye kubita ikirenge hasi, niba wishimye vuga muraho, muraho, niba wishimye vuga muraho, muraho, niba wishimye nkanjye, niba wishimye nkanjye, niba wishimye vuga muraho, muraho, niba ufite ibitotsi ryamire, niba ufite ibitotsi ryamire, niba ufite ibitotsi, niba ufite ibitotsi, niba ufite ibitotsi ryamire. The Creators Entertainment. Nizere ko buri wese yamaze gusoma inkuru ku nshuro ya mbere. Ngaho nimwongere musome inkuru ku nshuro ya kabiri, hanyuma mu kanya turasubiza ibibazo ku nkuru. Abana, inkuru twasomye yabashimishije. Ese muribuka ibyo mwari mwatekereje inkuru iza kuvugaho mbere yuko dutangira gusoma? None si ibyo mwari mwatekereje?
mwasanze bihura n'ibyo twasomye mu nkuru? Reka turebe niba twumvise neza uko byagenze mu nkuru twasomye, dusubiza ibibazo byo kumva umwandiko. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo Gapyisi yaragiye he? Reka nsubiremo. Gapyisi yaragiye he? Ngaho bwira umuntu muri kumwe igisubizo cyawe. Niba uri wenyine nabwo wavuga igisubizo cyawe mu ijwi riranguruye. Murakoze cyane. Ndizera ko mwese mwabikoze neza. Gapyisi yaragiye mu karere ka Rusizi. Nimutege amatwi mbabaza ikibazo cya kabiri. Gapyisi yahuriye he na Warupyisi? Reka nsubiremo. Gapyisi yahuriye he na Warupyisi? Bwira igisubizo cyawe umuntu mukuru muri kumwe, cyangwa niba uri wenyine uvuga igisubizo cyawe mu ijwi riranguruye. Murakoze cyane. Nizere ko mwabikoze neza. Gapyisi yahuriye na Warupyisi muri Nyungwe. Mutege amatwi mbabaza ikibazo cya gatatu. Icyuma Warupyisi yaryamiye cyabaye giti? Reka nkisubiremo. Icyuma Warupyisi yaryamiye cyabaye giti? Bwira igisubizo cyawe umuntu mukuru muri kumwe, cyangwa niba uri wenyine uvuga igisubizo cyawe mu ijwi riranguruye. Murakoze cyane. Nizere ko buri wese yasubije iki kibazo neza. Igisubizo ni iki? Icyuma cyarapyinagaye. Abana, ni irihe somo twakuye muri iyi nkuru twize? Bwira igisubizo cyawe umuntu mukuru muri kumwe, cyangwa niba uri wenyine uvuga igisubizo cyawe mu ijwi riranguruye. Mu nkuru twizemo ko tugomba gukomeza urugendo niyo twahura n'ibibazo. Babyeyi, nimwibuke ko mushobora gufasha abana banyu gusubiramo amasomo mubatiza telefoni, hanyuma bagasubiza ibibazo byoherezwa n'ikigo gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda. Ukanda akanyenyeri 134 akadirishya, hanyuma ugakurikiza amabwiriza. Ahangaha haboneka ibibazo ku banyeshuri bose guhera mu mwaka wa mbere w'amashuri abanza kugera mu mwaka wa 6 w'amashuri yisumbuye, harimo na TVET. Abana, byanshimishije cyane uyu munsi gusomera hamwe namwe inkuru Warupyisi muri Nyungwe. Mwabyishimiye namwe? Dutega amatwi umukoro. Uyu mwandiko mukomeze muwusome ubwanyu, cyangwa muwusomera abo mubana mu rugo. Mukomeze kandi mukora imyitozo iri ku rupapuro rw'191, igikorwa cya mbere kugeza ku cya 5. Niba udafite igitabo cy'Ikinyarwanda, wabwira abo mubana inkuru twasomye uyu munsi. Wasoma kandi ibindi bitabo by'Ikinyarwanda biri aho mu rugo iwanyu. Muze kandi gukora umwitozo wo gushushanya amashusho mwabonye mu nkuru twasomye. Mu gihe muza gukora umwitozo wo gusoma, mugerageze gusoma amagambo n'interuro neza, mugerageze kandi kwihuta no kuruhuka aho biri ngombwa. Ababyeyi namwe turabakangurira gukomeza gushishikariza abana banyu kwitabira iki kiganiro no kubafasha mu gihe barimo kugikurikira. Turabashishikariza kandi kuzakurikira andi masomo y'Ikinyarwanda kuri radiyo. Mwakoze cyane kwigana natwe. Nimumfashe dushimire UNICEF n'urubuga rwa YouTube Bana Twige batwemereye gukoresha indirimbo nziza mwumvise muri iki kiganiro. Barakoze cyane.
Babyeyi, iri somo ry'ikinyarwanda abana bize uyu munsi mushobora kongera kurisanga ku rubuga ikigo gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda gishyiraho amasomo atandukanye rwitwa e-learning.reb.rw cyangwa kuri YouTube channel yitwa REB e-learning no kuri YouTube channel yitwa USAID Somumenye. Twiga Ikinyarwanda. Iki cyari ikiganiro Twiga Ikinyarwanda gikorwa n'ikigo gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda ku bufatanye na USAID Somumenye ku nkunga y'ikigo cy'Abanyamerika gishinzwe iterambere mpuzamahanga USAID. bizadufasha mu buzima. Mume urubuga nsome.